Ibe byiza cyane, nizere ko umeze neza muri gahunda zitandukanye urimo, nizere ko ukomeje kunogerwa n'ibyo urimo, nizere ko niba ari business ukomeje kunguka, ndakwifuriza ko bikomeza kugenda neza cyane rwose. Hanyuma rero niba bitarimo biranagenda neza, ihangane n'ikibazo cy'igihe gusa, bizakemuka bigende neza nk'uko wahoze ubyifuza. Hanyuma rero urabizi ko buri munsi tuganira ku kantu kamwe nibura gatuma tugira isomo dusigarana ryo mu buzima busanzwe. Natinze rero hariho umusaza yaratuye ahantu muri ako gace bari bamuzi rwose, yari umukire, ubuzima bwe bwose yari yarabubaye hakorera amafaranga. Yitwaga Ahmed. Ahmed rero yari umucuruzi ukomeye cyane, bari bamuzi hose. Muri uko gucuruza ko ariko ngo akaba yaragiragamo akantu ko kutaba social, ibintu bya sociale byo kumubwira ngo ndafasha, ngo ndagira, n'ibyo bintu ngo ntibyamurebaga. Ahmed ngibintu byo kumuzanaho ngo narwaje umwana, ngo ntize 200, ngo mfite ikibazo iki n'iki, ngo 500 birabyikemura, ngo mbabarira ubintize, ibyo bintu ngo ntiyabikozwaga. Yakomeje ngo gucuruza rwose, aragenda arunguka, yihahira ikintu cyitwa imitungo, aragenda arayigwiza. Ahmed gusa ngo yashoboraga kukuguriza ari ukwemeye kuzamukubira amafaranga guhaye, ukamuha nk'ibihumbi 5, akaguha nk'ibihumbi 5, mugahita mwumvikana kuzamuzanira ibihumbi 10 nta mananiza. Ibyo bintu rero Ahmed yarabikoze rwose, ngo aragenda arakira, biramukundira, biramuhira, amafaranga aramuyoboka. Gusa ariko ngo nubwo byagenze bityo, ntabwo yigeze abaho yishimye, ngo nta nshuti yagiraga, kubera ko abantu bose nyine bamukeneraga iyo serivisi yo guhaha, nta handi bari guhahira, barazaga bagahaha. Gusa nyine nyuma yaho byabaga birangiye, ibintu byo kuvanga baramucaho ngo bamusuhuze, ngo mwaramutse neza Ahmed, ibyo bintu ngo ntibyahabaga. Ahmed rero ngo yaje kugira ubukwe, urabyumva nyine ubukwe yagombaga gutumira abantu, birumvikana. Aragenda atumira abantu bose, arabazenguruka umudugudu wose arawutumira. Aho agejeje invitation ngo bakamubwira bati Ahmed rero niba utanabizi ubukwe bwawe ntago nzataha, cya 1500 wanze kunguriza uzagitumeyo kigutahira ubukwe. Undi ati bya 500 wanze kuntiza narwaye, bitumeyeho ngaho bigutahira ubukwe. Undi ati 10,000 wanze kuntiza, aba ari byo bizakuzanira igiseke. Ahmed rero ngo yaje gukora ubukwe nyine bw'umwana we, ariko ngabukorana n'abantu nka 3 rwose nibo babutashye. Ako kantu ngo karamubabaza, kamurya ahantu. Nyuma yaho rero Ahmed ngo yaje kugira ibyago, ari mataha avuye gucuruza, abantu baramutega, baramukubita, benda kumwica. Icyo gihe ngo banamwambuye ibintu yari afite. Gusanga ibijyanye no kumwambura ibintu yari afite byo nta kibazo cyari kibirimo, kuko ngo yari afite byinshi. Ibyo ngibyo ngo nta kibazo cyari kibirimo, ahubwo ngo baramukubise benda kumwica. Gusa muri icyo gihe ngo mu gihugu cyabo hari hanateye amapfa akomeye cyane. Abantu ngo bakajya baza kumureba bati Ahmed rwose watubabariye rwose, kubona abana bacu barembye benda gupfa, watubabariye ukareba ukuntu tugenza koko wa mubyeyi we. Ahmed atari ko murumva abantu ari bo bambere baba bapfuye, ati nemo bare kuko bapfa n'abandi baravuka, ibyo nta kibazo kibirimo. Ahmed rero muri icyo gihe cy'amapfa, umusaza umwe ngaramusanga aho ngaho, aramubwira ati Ahmed mbabarira umpa akantu rwose njye guteka, ati cyangwa niyo utanampa ko guteka basi wenda umpa ko kurya, umunsi umwe inzara igiye kunyica burundu. Ahmed ati ngiye nguha ibiryo by'ibihumbi 2, nta kintu wabikoreye, uve hano uri 2,000 byanjye. Ati Ahmed ati ntibishoboka ibyo bintu rwose, ati ntibishoboka ko naguha amafaranga utakoreye, ndaguha uturimo tw'amaboko ukore, ubundi nguha ibiryo, niba ubyanze taha, nupfa birakureba, dore uranashaje n'ubundi wowe nta gihombo kinini kirimo.
hahanu rero yaguye Ahmed baragenda abantu bakamunyuraho akabavugisha ati wampaye amazi, bati se nawe burya ujya usaba, ati twari tuzi ko ari ibyacu twenyine, burya nawe wasaba. Abantu barahanyura bamutera utwatsi bati ibyo bintu byawe rwose ntibitureba, nk'uko watubwiye ko natwe ibyacu bitakureba, ibyo byawe natwe ntibitureba. Ahmed Renga ibintu bikomeza kumukomera, n'icyakora wa musaza yimye aza kuhanyura. Ahanyura nta kindi kintu afite, ngo yari afite utuzi ari twavuye kuvoma ku mugezi. Wibuke ko Ahmed yari yahereye kare arimo asaba amazi, ati mwampaye amazi ko numva nenda gupfa. Wa musaza rero ati sinaba nkawe, ati sinaba nkawe ufite imifuka yuzuye ariko ukaba ufite umutima uri mu busa. Ati uza kugira umutima wuzuye nk'uko imifuka yawe yuzuye, ubu uri umuntu wuzuye. Atari ko ubungubu ntabwo uri umuntu rwose. Ati gusa njyewe ntabwo naba nkawe, ndaguha rwose unywe ushira inyota, ntabwo njyewe naguhemukira kubera ko wampemukiye, ntabwo rwose njyewe nteye nkawe. Akira afata kutuza unywe ubundi urebe ko wagarura kuka. Ahmed rero yanyweye y'amazi arahembuka, arongera agaruka mu buzima. Amaze kugaruka mu buzima ngo aricaye yitekereza, asanga ko ibintu yahereye kera ko atari byo. Ahitamo gusaba abaturanyi b'imbabazi, ababwira ko ngatazongera rwose ngahindutse. Ubundi nabo baramubabarira, bakomeza no kumuhahira. Agenda yigisha abantu ko rwose kugira ibintu nta kintu bimaze, ahubwo kugira ibintu n'abantu aribwo butunzi bukomeye. Kugira ibintu gusa ntabwo bihagije. Ni byiza rero ko nawe ureba neza, ukareba ko nta bintu waba urutisha abantu, ukajya ubanzamo abantu, akantu ko gutambikamo abantu ni sawa. Tuzabana ubutaha.